Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu abadukurikiye. Murasuhuzwa na mwene so umwizerwa Dorfe. Ndasuhuza abadukurikiye bari mu Rwanda, ndasuhuza abadukurikiye bari mu bihugu by'abaturanyi barimo Uburundi, Kenya, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nsuhuje kandi abadukurikiye bari muri Mozambique, bari mu gihugu cya Zambia, abari muri Malawi, abadukurikiye bari muri Canada, abadukurikiye bari mu Bubiligi. Nsuhuje kandi abadukurikiye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Ngarutse kugira ngo dukomeze tuganira ku mateka y'indirimbo y'abahanzi baduhaye indirimbo dukoresha mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza gikoreshwa mu matorero ya Giporoso ahantu hatandukanye. Rero mbere y'uko tuganira kuri aya mateka, reka dusenge. Mana yacu turagushimye, Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ineza watugiriye ubwo watangaga Yesu Kristo umwana wawe kugira ngo yitange ku musaraba. Amaze kwitanga natwe twarabambuwe Mana, ibyari kubitubera ikibazo Mana wabidukuyeho, udukiza ingoyi z'icyaha maze utugira abana bawe. Rero turakwiragije kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya, ushyigikire buri wese Mana, kandi Uwiteka ugire imirimo ukora, imitima yacu ihembuke, abari bihebye bakomere, abari bacitse intege bakomere, amava atenebutse n'amaboko asukuma. Buri wese Mwami akomezwe nawe, maze utangirane natwe, uze gusuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira amateka y'indirimbo y'umuhanzi waduhangiye indirimbo ya 249 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo yitwa ngo Nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriyeho. Ndagira ngo tubanze turirimbe igitera cya mbere, hanyuma turirimbe n'icya kabiri ndetse n'icya gatatu, turirimbe n'inyikirizo yayo, hanyuma tugaruke tuganira kuri iyi ndirimbo. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, nkubonye ndamutakambira, wambabarire. Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe kuko inkiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambamo neza, akantunganya. Yesu Mwami, Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora nyirisha, niyanyejesha. Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Amena. Mana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ivuga ngo nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriyeho, ni indirimbo nkunda cyane, ivuga urupfu Yesu yapfuye
numvise mfite amatsiko yo kumenya amateka yayo nanjye, kandi maze kuyamenya numva namwe nabagezaho, kuko ni indirimbo imaze igihe kinini cyane, bigaragara ko imaze ibinyejana birenze 3. Urumva rero imaze igihe kinini cyane. Iyi ndirimbo yanditswe bwa mbere n'umuhanzi witwa Isaac Watts mu mwaka w'1707. Ubwo urumva ni umuhanzi wayanditse bwa mbere, ayandika mu rurimi rw'icyongereza, yitwa ngo Alas and did my Savior bled. Ni uko yayise muri ayo magambo, wenda umuntu yaza kubivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda bivuga ngo ni urupfu Yesu yadupfiriye rw'umubabaro. Uyu nguyu Isaac Watts yavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1674, avukira hitwa i Southampton mu Bwongereza. Ubwo ni ubwami bw'Ubwongereza niho yavukiye. Hanyuma aza gutabaruka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 mu 1748, n'ubundi agwa London. London ni umurwa mukuru w'Ubwongereza, niho yatabarukiye uyu Isaac Watts. Hanyuma Isaac amaze nyine gukura, ageze igihe cyo kujya mu ishuri, yagiye mu ishuri ryitiriwe umwami w'Ubwongereza Edward wa gatandatu, riherereye n'ubundi aho yavukiye ahitwa i Southampton. Ahageze, urumva kubera ko ari umwongereza n'ubundi yarazi icyongereza, ahubwo ye mu ndimi z'amahanga yize ikigereki, yiga ikilatini, yiga n'igiheburayo. Hanyuma ahangaha yigaga byari ukugira ngo n'ubundi yiga indimi z'amahanga, kandi ngo yari umuhanga cyane. Hanyuma maze kwiga aho ngaho yakomereje muri akademi iherereye ahitwa Stoke Newington mu mwaka w'1690. birumvikana yahakuye ubumenyi butandukanye. Hanyuma biza kugaragara ko nyine ubwo bumenyi yahakuye byatumye agira impano nyinshi, zirimo kuba umwanditsi w'ibitabo writer. Hanyuma kandi aba n'umuhimbyi w'indirimbo, cyane cyane indirimbo zihimbaza Imana, kuko uyu tuvuga Isaac Watts yari umwanditsi nyine, yari umuhimbyi w'indirimbo. Iki nanone yabaye umwigisha w'iby'iyobokamana, ubwo yigishaga teoloji mu byerekeranye n'iyobokamana. Nuko Isaac Watts yatangiye kwandika indirimbo. Ubwo tugiye kugera ku mateka noneho y'ukuntu yaje kwandika iyi ndirimbo turi kuvugaho ya 249 yitwa ngo nitegereje umusaraba wa Yesu yadupfiriyeho. Yatangiye kwandika indirimbo, mu by'ukuri yagize impano akiri muto, atangira kwandika indirimbo zihimbaza Imana afite imyaka 17. Hanyuma yaje kwandika mu ndirimbo, yanditse nyinshi, yanditse indirimbo zirenga 750, ndetse izo ndirimbo kugeza uyu munsi n'ubu ziracyakoreshwa, ziri mu bitabo bitandukanye, mu bitabo bikoreshwa ku bakoresha ururimi rw'icyongereza. Harimo icyitwa Sacred Songs and Solos, harimo indirimbo ze, harimo indirimbo ziri muri Golden Bells, indirimbo 750, harimo n'iyi ngiyi turi kuvuga mu mateka, ndetse harimo indirimbo izwi cyane ikunda gukoreshwa ku munsi ku bantu bizihiza Noheli, indirimbo yitwa ngo Joy to the World, isi we nezerwa kubonye umwami ugucungura. Iyo nayo ni indirimbo ye. Urumva ko Isaac Watts ni umuntu uzwi cyane wahimbye izo ndirimbo. Iyi ndirimbo rero ajya kuyiririmba cyane cyane baravuga ko yazirikanye ngo byimbitse urupfu rwa Yesu ku musaraba. Bavuga ngo deeper meditation, atekereza cyane cyane ku rupfu rwa Yesu ku musaraba, urupfu yapfuye ku musaraba. Indi ngingo ya kabiri yashingiyeho ngo ni ukwisubiramo kubwo kubambwa kwa Yesu. Umuntu akongera agatekereza urwo rupfu n'umumaro rwatugiriye, personal reflection, gutekereza kuri urwo rupfu rw'isoni Yesu yapfuye. Hanyuma Isaac amaze guhimba iyo ndirimbo, birumvikana uko ibihe byagiye bisimburana, yagiye isubirwamo n'abantu benshi batandukanye.
bayisubiyemo bagamije gusa naho bayiha indi njyana, bayiha andi magambo. Ku baje kuyisubiramo twavugamo nk'uwitwa Albright Hoffman we yayisubiyemo, uwitwa John Hart Stockton yayisubiyemo. Abo bose bagiye bayisubiramo, ariko nyirizina umuntu wayanditse ni uyu nyine Isaac Watts. Hanyuma mu mateka ye yaje gutabaruka azira indwara, yarwaye indwara, yaje gutabaruka azize indwara ya stroke rero ni indwara y'umunaniro ukabije, niyo ndwara yaje kumuhitana. Hanyuma ashyinguwe n'ubundi i London niho yashyinguwe, bivuga ndetse no kuri grave ye ku mva ye aho yashyinguwe nyine handitseho ashyinguwe ahitwa Ibunu Hill 3D. Ni ahantu hari imva nyine niho ashyinguwe, handitseho amazina ye n'ibyo yakoraga n'impano yari afite. Urumva, mu guhimba indirimbo yashingiye cyane cyane atekereza ku rupfu Kristo yadupfiriye. Urumva, amagambo ayiri mu bwayo agaragaza agaciro ko gutekereza byimbitse urupfu rwa Kristo, aba ngo nitegereje umusaraba we Yesu yadupfiriyeho, nk'ubonye ndamutakambira ngo ambabarire. Hanyuma arakomeza avuga ngo Imana ishimwe kuko inkiza imbaraga z'ibyaha zose. Iyo Yesu adupfiriye, intego byari kugira ngo adukize imbaraga z'ibyaha, ngo bituma Yesu ambamo neza akantunganya. Iyo umuntu yemeye ko Kristo adupfira akinjira muri twe, bituma n'ubundi adutunganya akadukuramo imbaraga z'ibyaha, ngo icyatumye yerekanwa. Niko Yohana yanditse, urwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa 5, handitse ngo muze yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Birumvikana rero hano Imana ishimwe kuko idukiza imbaraga z'ibyaha. Umuntu ugikora ibyaha nuko ataramenya imbaraga ziri muri Kristo wadupfiriye. Iyo wakiriye Kristo wadupfiriye, bituma n'ubundi imbaraga z'ibyaha zitakunesha ahubwo ukazinesha. Arakomeza avuga ngo ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo. Aharagaragaza yuko yari yarakiriye Kristo, kandi akagira inama n'ubundi utaramwakira yuko akwiye kuza ku isoko ngari nziza kugira ngo ace bugufi, narangiza kandi yemere ko Kristo amukiza akamubera umucunguzi. Ngiyi intego rero Isaac yari afite yarikiye indirimbo, agira ngo abwire abantu yuko kwakira Kristo bituma dukizwa ibyaha, hanyuma kandi bigatuma tubaho mu buzima n'ubundi bwo kubyirinda. Akavuga ngo Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Ni amaraso y'igiciro, amaraso atavura, kandi ayo maraso uko kera yarari n'uyu munsi nikari aracyakiza. Rero umuntu utaramenya agaciro k'ayo maraso akwiye kubimenya kugira ngo abeho mu buzima bwo kwirinda icyaha, mu buzima bwo kubana n'Imana, kuko tuzi neza yuko intego twese dufite ari ukugira ngo tuzabane n'Imana yacu, tukava muri iyi si y'umwijima ikomeje kudutwaza igitugu. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana gato ryanditse mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cyaho cya 2 ku murongo wa 24. Haranditse ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Aya magambo twayahuza n'indirimbo ya Isaac Watts agaragaza igikorwa Yesu yakoze mu kubambwa ku musaraba, kuko yaraje afata ibyaha byinshi bitandukanye by'abanyabyaha, arangije abishyira mu mubiri we ngo abibambanwa ku musaraba. Intego yari afite ngo byari ukugira ngo abantu bave mu byaha, nibarangiza bagire ubuzima bushya, kandi ngo tubeho mu buzima bwo gukiranuka. Rero icyo nakifuriza umuntu wese ni ugushaka ubuzima bwirinda icyaha, imbaraga zo gukora icyaha tugashaka imbaraga ziturinda gukora icyaha, kuko niba mwarakurikiye neza ku bamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, bazi ko imbaraga zihana icyaha ziragorana cyane. Umuntu yihana icyaha yumva ababaye, ahubwo dushyira imbaraga mu kwirinda icyaha. Rero ibyo bizatuma tubaho mu buzima n'ubundi bwirinda, ariko ntabwo twakwishoboza kiretse gusa kwemera ko turi abanyantege nke, tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo atuyobore mu minsi yacu yose. Rero iyi ndirimbo rwose ni indirimbo nziza mbifurije kugira ngo muyiririmbe. Abari mu gihugu cy'u Burundi murayifite, kuko bigaragara ko iriho izina
iriho inyuguti ya K igaragaza ko bayifite, ndetse n'abafite n'abari mu bihugu bakoresha ururimi rw'igifaransa. ni indirimbo n'ubundi y'101 mu ndirimbo mu gitabo cya Chant de Victoire, yitwa ngo arakurwa umuri Jésus, ku musaraba aho Yesu yadupfiriye. Iyi ndirimbo rero iranejeje cyane, ndayikunda, ndayibatuye, mufashwe n'amagambo arimo, kandi n'iri jambo ry'Imana twumvise riduhatira kwirinda icyaha, rikatubwira kubaho dukiranuka, rikomeze ribafashe ubundi mwubakwe n'Imana, kugira ngo duhore dutegure urugendo rwacu rujya mu ijuru. Mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, amen. I have 1K subs. Wait a minute. Is it because